Oh hi guys, so welcome again to our channel Smart Pips. Nejejwe no kuba hano uyu munsi ngiye kubereka rero video nziza cyane, tutorial yerekana neza step by step, intambwe ku yindi, uburyo ushobora guhuza account y'umuboroka wafunguje ndetse na platform ukoresha trading. Uyu munsi turifashisha platform imwe mu zikunzwe cyane MT5 kugira ngo mbereke uburyo ushobora gukoresha account wafunguye kuri broker runaka hanyuma ukayihuza na MT5 ukajya ukora trading bikoroheye. Ubushize nabese uburyo wakora deposit kuri muboroka bamwita TemplFX, akora mu Rwanda. Gukora deposit kuri we biroroshye ndetse na withdraw uye iroroha cyane. None uno munsi ndashaka kubereka niba amaze gukora deposit ni gute wahuza account yawe n'uyu muboroka hanyuma ukajya ukora trading forex ibikoroheye rwose. Kurikirana rero mwino video kugira ngo tubashe kubana akantu kandi utaza gucika. Usabwa kuba ufite Chrome ikora neza. Iyo uje hano kuri Chrome rero ugasacingamo TemplFX kuriya, uhita uzana kuri ino link ya mbere. Hano bahita bagusaba gukora account. Ntabwo ariko rero twe tugiye gukora account, uzascrollinga gutya uzamuke, hanyuma uze hano hasi uzaza hano hasi mwanditse login, uba ari gukora kandi login gutya, then ushyiremo mail ya cyangwa se MT5 login credential ukoresha. Kimwe muri ibyo twe tugiye gushyiramo email rero yacu usanzwe na password. Duvivura ndetse na robot dukande submit. Ini step ibikwiye bahita batubwira ngo bohereje rero email yacu, credentials zacu kuri email yacu, code nako igufasha gukora login, kuko iyi bari verification code igusaba gukora login. Tuzaza tubikuremo tugaruke hano kuri Gmail kugira ngo tuze turebe koko iyo login code baduhaye idufasha gukora login kuri account yacu ya broker. Nitumara kuhaza, dore ngiyi message yo kuri TemplFX itubwira ko baduhaye code dufasha kwinjira. Tuzaza tuyikopiye gutya, hanyuma nitumara kuyikopiya tuze dusubire inyuma tugaruke kuri ya Chrome yacu, tuze hano badusaba kuyishyiramo tuyipestingemo, hanyuma dukore submit. Aho uzagira ikibazo uzambaze muri comment. Iyo umaze gukora submit rero ukayaza hano kuri account yawe, uba ugiye gukora icyitwa account igufasha gukora trading. Ni ukuvuga ngo hari account ufungura ku muboroka ya email, noneho hakaba na account financial igufasha ushyiraho amafaranga mu muboroka. Sinzi niba biri kumvikana neza, ariko aho uzagira ikibazo uzansobanuze muri comment. Nemeye no kuba nasubiramo video nta kibazo kuko nicyo mbere. Nuza rero ukaza hano kuri my account, uzaza hano kande kuri my profile, ndebe ko account yawe yabaye verified kuri buri kimwe cyose. Icyo si cyo tugendereye, iyo ni irindi somo tuzareba. Ahubwo uzaza urebe hano kuri my account, urebe kuri accounts, account ufite, noneho uze hano
urebe account ushaka gushyira uguhuza na MT5. Kuri MT5 rero dukoresha icyitwa Live Universal FX MT5. Iyo ari account ya demo ureba kuri Demo Universal MT5. Twebwe tugiye gufungura account, yenda for example reka dufungure account ya Rio. Uzaza hano kuri MT5 Live Universal FX, then ukore create gutya. Numara gukora create gutya, bazahita baguhereza credential login uzifashisha winjira kuri MT5 yawe. Izi credential login bibaye byiza wayikora screenshot kugira ngo uyibike n'ikindi gihe itazakugora. Uzaza rero hano habanza kwino login code, uze uyikorere copy gutya, uze usubire inyuma, uze urebemo MT5 yawe muri telefone. Ibi mbikora kugira ngo itazakugora, ujye ukurikirana akantu ku kandi. Mu gihe cyose uzagerageza gukora deposit, uzagerageza gukora account kwa Tempura, bizakorohera. Uze hano wandikemo Tempura muri search ya MT5 yawe, bayiguhe Tempura gutya. Nibamara kuguha Tempura dashboard, uzaza hano handitse login upestingemo ya code. Aka kantu ukitondere kuko niho ruzingiye ingata, mu yandi magambo. Uze usubire inyuma kandi kwino buto ya telefone yo hagati. Iyo utazi gukoresha telefone neza wihuta, nabyo bikubera imbogamizi, ugasanga uri gukora ibintu usubiremo inshuro nyinshi. Ukanda kwino buto yo hagati, hanyuma ukaza ugakanda kw'iyi buto yo ku ruhande. Iyi niyo igufasha kwihutisha igikorwa uri gukora. Ukahakanda, hakazamo amascreen y'ibintu uri gukorera kuri telefone yawe byose. Ukahita uzamo ukareba ku ya Chrome, ukongera ukareba za credential baguhaye login, ugahita uza nanone ugakopiya password. Ukopiya ni gute? Ukandaho kuri password n'agatoki kamwe, ukagumishaho kugeza igihe password yose ibaye selected. Yamara kuba selected, ugakanda hano handitse copy. Iyo umaze gukanda hano handitse copy, uragaruka ugakanda hano kw'iyi buto ya telefone yo hagati na hagati, ukayikuramo iriya interface ya Chrome, ukagaruka ugakanda kw'iyi buto yo ku ruhande, ukongera ukabona ama dashboard yose uri gukoreraho muri screen. Hanyuma ukaza hano handitse password, ukaza kuri ya interface ya MT5, ukaza hano handitse password, hanyuma naho ugakandamo cyane ugakora paste, ugumishamo urutoki, then ugapestingamo ya password yawe. Iyo ibyo birangiye, uraza ukagira ute ugakora login hano hasi. Tuza hano hasi handitse login, ugakandaho, ukareba ko ufite connection iri kugenda neza. Iyo itari kugenda neza barakubwira ngo ntago unzi. Urabona hano handitse ngo Tempura Secure GS
server 1 not connected. Akenshi arwa biri guterwa n'amakonegisiyo dufite. Urongera ugasubiramo, nta gucika intege mw'ibi bintu. Urongera ugasubiramo kwa tempura nk'ibisanzwe, ukaza hano handitse login password gukora ukaza hano handitse login abacanga, ukongera ugakora kwa kundi, ugakora copy password iriya code ya login ukayipestingamo hariya, hanyuma ukagaruka email password nayo ukayikopiya and then ukayipestingamo. Umaze kuyipestingamo uraza ukahita ukora login. Iyo byanze urongera ukagerageza kugeza bikunze. So twebwe hano birakunze. So icyo ugiye gukora rero, iyo umaze kubihuza kuri birangiye, uhita hano ukagira ute, ukaba wakora trading. Noneho ngira ngo video yerekana uko ushyiraho depositinga narayikoze. Niba utarayireba ndaguha link ya hano muri description y'iyi video kugira ngo igufashe step by step mu gukora trading forex. Hano ubashe gukora amafaranga kuri amasoko y'ikoranabuhanga. Hano turi Smart Pips, dufasha abatrader bato bashaka kwihugura bakamenya intambwe ku yindi uko bakoresha aya masoko y'ikoranabuhanga yaba forex trading ndetse na cryptocurrency. Bakanigenga mu by'ubukungu, bakamenya uburyo bagomba gukorera no gukoresha amafaranga yabo mu bintu bibafitiye umumaro. So rero video zacu nakagaruka ku cyifuzo cyangwa se igitekerezo cy'uko twanoza ibintu cyangwa se tukabikora ukundi wifuza ko twabikora, watwandikira muri comment ubundi tukabasha kunoza ibyo dukora. So rero nk'ikintu narenzaho, hano abantu iyo bamaze gukora deposit, icyo usabwa ni ugukora analize neza. Inama nakugira hano, ntago wemere gukora deposit, gukora trading nta bumenyi uragira mu gukora analysis z'isoko. Icyo ni kimwe. Analyze ni mu gihe kizaza rero nazo tuzazinjiramo. Iyo ni inama nakugira nka mentor wawe, kugira ngo utazahubuka amafaranga ukayatwika. Niyo wabigerageza washyira amafaranga ubona atagira icyo aguhombya mu gihe uri gukora trading, cyangwa se ugatangira kwiga ukoresheje demo account. So mugira ibihe byiza rero, turabakunda cyane. Twebwe turi Smart Pips. Video zacu nakagaruka. Mugira ibihe byiza. Bye bye.